ariko ubabaje cyane, umuntu ubabaje cyane ni wa muntu watsinze utazagenda. Kandi bari baravuze ko bazagenda nko mu kwa 12, ama interview byose, ibintu byose basaba byarabidepoje, akabidepoza ubundi muri uku kwezi kwa 11 ibintu byose byabaga byarangiye, abantu bari kugenda, ariko ntabwo bazagenda. Kubera iki? Ya shutdown ufite. Hari imyaka ushobora kuba ufite wagera ngaha kabisa kakunanira, no kuhakorera bikakunanira, bigasaba kugaruka. Hari abantu benshi bibaho nzi cyane, benshi ya, ariko bitewe n'imyaka, bitewe n'imyaka, ubukonje bwinshi, ugasanga none uryama muri couvre wacaginze, wabanje niki ibici ndayifotoye nk'icyama. No kuvuga ngo green card ubundi ikintu cyabitangije ibi bintu byo gutumye igorana cyangwa se gutangira application, izi procedures zose ubundi twari twamaze kuzumvaho neza, ahubwo ikintu cyari gisigaye no gutangira application. So akenshi ngiye link nkunda kuyipininga muri comment, mujye munarebamo, niho muzajya muyisanga, cyangwa se murebe muri description. Green card ubundi ikintu cyabanje nyine kiradutinza, kiranadukorga cyane, nicyo bita shutdown. Trump bitewe n'ukuntu muri Amerika buri ukuntu bashyiraho nk'ingengo y'imari, bakavuga 2026 tuzakoresha miliyari zinizi mu buvuzi naya, mu guhemba abakozi n'aba, ibikorwa remezo ni ibingibi. Noneho abademokrate n'abarepublike ubundi baba bagomba gutora nk'ingingo, bagomba gutora nk'imishinga imwe yibanze nyine baba bakeneye cyane mu gihugu, hagakurikiraho ingengo y'imari. Noneho ari bimwe na bimwe bitari byakunze, nyine habaho kutumvikana. Donald Trump ahita akavuga yuko ashyizeho icyo bita shutdown. Ni igihe ibikorwa bya leta bitaba biri gukora, biba bihagaze. Biba biri gukora ni bikeya cyane, ntabwo byose bihagarara. Akenshi polisi irakora, igisirikare kigakora, n'ibitaro bigakora, ibibuga by'indege, ku mipaka bagakora, ariko hari serivisi zimwe na zimwe utasanga kuri ambasade. Naba abantu bari bategereje ama second letter kujya mu ma interview. Ikintu cyabagoye ni iki? Ikintu cyabagoye ni ya shutdown. Ya shutdown babakozi bari kubahereza za serivisi bari bakeneye aho ngaho kuri ambasade. Za serivisi nyine ntabwo ziri gutangwa, kuko babakozi bazitangaga ntabwo bari guhembwa, baricaye ntacyo bari gukora, akazi kabo kameze nkaho kahagaze. Ibi ngibi ntabwo byatugizeho ingaruka nk'abantu bakinnye green card, cyangwa se nk'abantu bari bategereje gukina green card, ahubwo byagize ingaruka ku bantu bose bashaka serivisi y'ibijyanye n'igihugu cy'Amerika ku isi yose. Ku isi yose ni ukuvuga ambasade ntabwo zafunze mu Rwanda, ntabwo zafunze no muri Afurika gusa, no muri Amerika hari ibikorwa bimwe na bimwe bitari gukora kubera icyo kibazo cya shutdown. Naye nababwiye deadline yo ku itariki 17 kariho tuzatangira kwa applyinga green card. Ku itariki 17 abantu benshi niho bari bategereje. Akenshi amakuru ngiye nyakura ku bantu bakora muri immigration, mu bintu bya migration, ahandi shobora kuba navana source of information ni kuri ambasade, abantu bakora muri ambasade. Noneho amakuru nari mfite yari kuri 17, ariko kuri 17 byaje kuba byahinduka. Right now ntago baravuga ngo igihe gishobora kuba twakaprayingamo green card ni iki, ahubwo icyo nakubwira cyo ngewe aka kanya makuru nakuhereza nta hantu nyakuye, nta hantu nyine nyakuye amakuru ngiye kugwereza aka kanya, ahubwo ngiye ni ibindimo. Nari natanze deadline yo ku itariki 17, right now twavuga ku itariki 20. Ku itariki 20 tutabonye bafunguye website banatange link, turategereza next year ubwo ni 2026. Ikibazo azaba ari iki? Ikibazo ntago azaba ari ngewe, ikibazo nta nubwo azaba ari undi muntu, ahubwo ikibazo azaba ari Trump washyizeho iyi shutdown. Naba abantu bari bategereje ama second letter, bari baratsinze. Yo
Iyo utegereje second letter umva ibintu byose nyine biba byaraciyemo, mbega nta kiba gisigaye ni ukugenda. Ama interview warayakoze, ibintu byose byararangiye, ushobora kuba waranabonye visa sinzi, umva ntugende kandi ibintu byose byararangiye, byari byagenze neza, Imana yari yabikoze neza, bikarangira gutyo nyine, bikazasaba ko wongera ukaprayinga. Ndumva aka kanya umuntu ubabaje ni uwo nguwo watsindiye green card yiwe akaba atarayibonye, ahubwo ikibazo cyabaye akaba ari icyo ngicyo cyo kubura cyo kubura ubufasha buvuye kuri ambasade kubera iki ya shot down. Kuko umuntu ubabaje ntago ari wowe wari ugiye gukina green card, ushobora kuba wumva ubikeneye cyane ariko urababaje, ariko ubabaje cyane, umuntu ubabaje cyane ni wa muntu watsinze utazagenda. Kandi bari baravuze ko bazagenda nko mu kwa 12, ama interview byose, ibintu byose basaba byarabidepoje, akabidepoza ubundi muri uku kwezi kwa 11 ibintu byose byabaga byarangiye, abantu bari kugenda, ariko ntabwo bazagenda kubera iki ya shot down. Ikibazo rero ni Trump, ntabwo ari njyewe ngo nanimanye amakuru ngo byagenze gute nimanye linki, no, ni Trump washyizeho iyo shot down, twese ikaba yaratwafectinze. Nibyo ngibyo nakubwira, gusa nakubwiye yuko nta gikuba cyacitse, babantu baba bashaka ama scholarship, baba bakeneye ibintu byinshi. Ndizera neza anga kuri YouTube channel yanyu ya Kelvis Bro tuzakomeza tugenda tureba n'izindi opportunity zitari za Amerika, kuko no muri Amerika tugezeho tuba tugiye gushaka amafaranga. Ndizera neza purpose twese ni ukujya gukorera amafaranga, nta ushaka kujya kuko aha bora, reka mbabwize ukuri, ntabwo ari ahantu heza ho gutura, ahubwo ni ahantu heza ho gukorera. Kuko klima yaho yo byonyine ishobora kuba yanakurangiza bitewe n'ahantu wakuriye, n'ahantu nyine wagiye uba, ahantu wavukiye, bitewe na klima yaho ushobora kuba wagera aha ngaho ukavuga no, ubu nsubiyeyo cyane cyane bitewe n'imyaka runaka ufite. Hari imyaka ushobora kuba ufite wagera aha ngaha kabisa akakunanira, no kuhakorera bikakunanira, bigasaba kugaruka. Hari abantu benshi bibaho nzi cyane, benshi ariko bitewe n'imyaka, bitewe n'imyaka, ubukonje bwinshi, ugasanga noneho uryama muri couvrir wacaginze, wabanje gucaginga kugira ute gushyuha. None hari umuntu w'umukecuru yuhagera cyangwa umusaza hakamunanira akavuga nisubiriye iwacu muri Afrika. So icyo nababwira cyo ni iki, mu mwaka wa 2026 tujye gutangira, hagiye kuzamo opportunity nyinshi, kuko murabizi yuko umwaka uri kurangira, ibintu by'amaviza, ibi bintu by'ama green card, ibintu bya arima Quebec, niyo babishyizeho zira system, iyo bazishyizeho ntabwo hagenda abantu benshi nk'abagenda nko mu kwa 4 cyangwa mu kwa 5 igihe bashyizeho izo system. Iyo system iyo bayishyizeho hagati mu mwaka, cyangwa se muri ubwo ni hagati mu mwaka, mu kwa 4, mu kwa 5, mu kwa 6 bari hagati mu mwaka. Iyo system iyo bayishyizeho icyo gihe, abantu baragenda benshi cyane, ntago aba ari kimwe nuko umwaka uba uri kurangira, cyangwa se uri kurangira hagenda abantu bake cyane, tugereranyije n'ukwezi kwa 5. Buri ukwezi kwa 5 ibihugu byinshi bitanga ubwene gihugu, bitanga amaviza, amaviza kenshi aba ari gutangwa cyane nk'amaviza y'ubukerarugendo. Ubundi viza idakunda gutangwa ni iyi viza yo kujya kuba ahantu, ariko viza yo kujya gutura nk'ahantu, gutura aho hantu muri icyo gihugu akenshi ntabwo ikunda kuboneka. Ubundi viza zikunda kuboneka ni nk'iy'ubukerarugendo, ya business, bitewe, ariko it depends, bitewe n'igihugu icyo ari cyo, kuko murabizi laws z'ibihugu byo kuri iyi si biratandukanye. Nkwibutse yuko umunyarwanda kuri iyi si
aka kantu naraye nkanyujemo amaso reka nkavuge. Ejo nimbona time nzakanyuramo neza. Hari abantu bataba bazi aya makuru ngiye kubahereza. Kuri iyi si umunyarwanda yemerewe kujya mu bihugu 72. 72 nta visa bamusabye, akagenda gutya, akagenda na passport yo visa sometime akayifatira ku kibuga cy'indege cyaho ngaho muri icyo gihugu agiye. Aho ngaho niba bamuteramo visa, bamubwiye se bimeze gute, uje kugira ute, nje muri ibi nibi, nje gukora cyangwa nje gushakisha ubuzima gutya na gutya, bakaguhereza visa wagezeyo. Ari naho bayiguhereza utaragerayo, bakaguhereza visa nyine utarafata indege ukiri mu gihugu cyawe. Ibyo bihugu byose nzabibanyuriramo, noneho mbahereze n'icyo bita best chances ziboneka muri ibyo bihugu, mbishyire ku marankazi. Mvuga urugero Burundi, urwo ni urugero ndi kuguhereza. Mvuga urugero Congo, mvuga urugero Uganda. Mbabwire rero muri ibi bihugu byose mberetse, Uganda ni gutya, Burundi ni gutya, na Congo ni gutya, bikurikiranye gutya. Ibyo bintu nasanze kandi ari abantu baba babikeneye benshi. Uzi igihugu noneho uba ufite visa y'ubuntu, buri kishize uragenda ukayifata for free. Uragenda ukayifata, kandi gukora ubusanga noneho hari deal bagiye bagirana, u Rwanda rwagiranye n'ibyo bihugu bindi. Tuvuge nk'umunyarwanda kuba yakorera muri iki gihugu biroroha, no kubona ibyangombwa byo kuhakorera biroroha, kimwe nk'uko muri iki gihugu abaturage bawe nawe iyo bari mu Rwanda gukora bikoroha. Hari abantu nasanze babikeneye, kandi umuntu wabinyibukije, reka dushimire umusista witwa Emeline wabinyibukije, atuye mu gihugu cya Kenya bro. So ngiye kugenda mbikoraho ikiganiro, kuko ntabwo biba byoroshye kwita gukora ikiganiro ukahita kunakirekura. Ndagenda ngakora research, namara gukora research yanjye hareba ni ibiki abantu bakenera ubundi mu buzima busanzwe, akazi, amafaranga. Ese ubuzima bw'umuturage utuye aha ngaha bubayeho gute, ku munsi arira ngahe? Buriya ibihugu nyine bigiye bitandukanye ku mirire. Ugasanga umuntu w'i Burundi afite ibombe 5 ewana arahaha fresh. Umuntu uri mu Rwanda 5 bikora ibi nibi, ariko tugereranyije no mu bindi bihugu ugasanga umuntu wo mu Rwanda ashobora kuba yakora buri kimwe cyose kuri 5 byiwe, ariko umuntu uri muri Kenya 5 nta kintu bikora, byamusaba nk'ibihumbi 10. So ibyo nabyo it depends. Ibyo bintu rero nibyo ngenda ndeba. Ese transport, amazu, umuntu wakoze gutya na gutya amasaha n'ayahembwa gute, ugasanga nyine nayo makuru nagiye negeranya ndayabazaniye. Umuntu wumva ko ako kana ari fresh ambwire. So abantu bashaka ya deal ya Azerbaijan, abantu bari kwa applying, ariko buri minsi mike yabirangire, nicyo ngicyo navuga. Ariko ibi bintu ntabwo nshaka kugira umuntu wanje cyangwa se umuntu wo mu big time, umuntu ukurikira YouTube channel ya Kelvis bro mbimushyiremo. Kubera iki? Harimo amafaranga makeya, sinakujyana ahantu uzageraho nawe ubwawe nyine bikakugora, ugasanga udufaranga ubona ni dukeya kandi uri mu mahanga, kandi ahantu ugomba kujya na ahantu ugomba gukorera amafaranga menshi. So ni ibyo ngibyo nakubwira. So reka nsoreza aha ngaha, wibuke ukore subscribe kuri Kelvis bro, tujye dukomeza twibanire 5 kuri 5. Icyo nababwira cyo matunda iko mbere, ibintu byose bigiye gucamo. Wa muntu wakinnye Arima Quebec biracamo imbara koza application yawe neza. Stay hope, gumana ibyiringiro. Ibyiringiro. Ikindi umuntu wakoze application ya Germany na Poland, aho 5 kwa 5 ndabizi abantu benshi bazaba selected. Ndumva ari ibyo ngibyo. Dukomeze twibanire 5 kuri 5. Imana ikomeze barebe icyoroshye. Big shout out kuri wakoze subscribe, big shout out kuri wowe dukomeje kubana muri aka kanya kuri Kelvis bro. Imana ikomeze ikurebe icyoroshye.